baduhingisha amasuka, badusogotesha amacumu n'ibyuma, batwicisha impiri zirimo imisumari zitwaga nta mpongano, bakoresheje ibikoresho byose muzi bishobora kwica. Twishwe nabi, nanjye nibwo nagezweho, bantema mu mutwe, bantema ku kiganza, bantema akaguru, bankubita impiri. Namaze umwanya ntumva ntazi naho ndi, ariko nyuma nza gutangira kumva amajwi ndazanzamuka. Isaha ya 9:00 nibwo bari bashoje, ariko nabwo bikanze abantu bacu bari bagiye kumira ibindi bitero baragenda. Bigeze ku mugoroba nka 11:00 baragarutse, binjira mu kiliziya, noneho banyangizamo urusenda kugira ngo n'uwaba arimo yitsamure bamuhorahoze. Njye naraye muri iyo mirambo uwo munsi. Tugeze mu rukerera nka 10:00 nza kubona papa yinyagambura, ubwo abandi mbaheruka ubwo, uwo nabashiye kubona yinyagambura ni papa. Naramubwiye ngo ntabwo nshaka gupfa. Namubwiye ni namfashe tuva aho ngaho tugende, byari mu rukerera. Yaranyemereye muri urwo rukerera, turakururuka tujya hafi y'amashuri. Abari babashije guhonoka mu kiliziya bari bafite imbaraga, niho bari bateraniye, n'abari bagiye mbere yuko kiliziya bahagera. Ubwo byari baye ku itariki ya 16. Ibitero ntabwo byahagaze, nta gahenge baduhaga, baragarutse. Abantu bakomeza kwirwanaho, ariko bikaba iby'ubusa, bakica abantu. Itariki ya 17 baragaruka, ku itariki ya 18 baragaruka. Papa rero yageze aho we asa n'ucika intege, bimunanira kongera kugenda. Njyewe iyo bazaga narakururuka herekeza aho igitero gitari. Uko bamugeragaho baramubwira, bamuhondaga amabuye mu mutwe, bakamubwira ngo bazamwica babaye. Ku itariki ya 19 noneho haje igitero simusiga. Bari bagiye guhuruza ikigo cya gisirikare cya Gako, bavuga ko aho ku mashuri harimo inkotanyi bafite n'imbunda. Ku itariki 19 bazanye igitero, bazana amabisi yuzuye abasirikare n'interahamwe. Abantu birwanaho bazi ko ari bisanzwe, ariko baraneshwa. Icyo gihe bishe abantu benshi cyane. Papa nawe nibwo bamuhorahoje. Icyo gitero cyarakomeje, dukomeza twisunika duhunga, umuntu yabaga afite aho ahungira. Ndibuka ko ari bwo nageze mu igifunzo cy'icyugaro, aho twita muri senite. Igifunzo nakigezemo njye sinongeye kukivamo. Icyo gifunzo mbabwira cyari cyuzuye amazi, hari mu kwezi kwa 4 imvura ari nyinshi, cyuzuye amazi. Umuntu yinjiragamo hakagira n'abahenengera, hari abamizwe n'isayo benshi. Kandi ubwo n'ubundi twasanze hari imirambo irimo, hari abari bariciyemo. Buri munsi rero interahamwe zarazaga zikinjiramo, ntabwo zatinye,
ugasanga baratema ibifunzo bagatemana n'abantu, aho batera ibisongo mu gifunzo, aho bateramo ibisongo mu mazi. Ubwo natwe niko turimo. Buri munsi bazaga saa moya bakagera saa 11. Byari akazi, ntabwo baruhukaga saa 6. Saa 11 bamara gutaha, hakaza akajugujugu hejuru y'igifunzo, ikagenda hejuru hafi, ngira ngo barebaga abantu basigayemo kugira ngo hari bamenye igitero kiza kugaruka umunsi ukurikira, wenda imbaraga kiraba gifite. Byarakomeje, murumva ahantu twabaga abantu baraboreyemo, yaba imirambo ya kera, yaba ari imishyashya, natwe twari twaratemwe, twari twaraboze, inyo ziri mu bisebe, nta buzima. Twabayeho gutyo, ariko ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu ijuru riradukingukira, tubona abamarayika boherejwe n'Imana batugezeho. Izo ni inkotanyi mvuga zo kabyara. Abenshi ntabwo twemeye gukora ibyo, twari twarakiriye gupfa, haburaga umunsi gusa. Ariko batugezeho baratubwira bati nimuhumure ntimugipfuye. Buri muntu bamugezeho. Njyewe ubwanjye umusirikare yangezeho yikura umwenda yari afunze mu nda, ntabwo nari nkibasha kugenda, arampeka anzamukana agasozi. Hari agasozi gahari tujya twibuka ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane, abazabishobora bazahagere barebe ukuntu hateye ubwoba. Anzamukana ku gasozi, arantwara ampetse, hangeza aho twitaga ku muhanda wa leta. N'uyu muhanda munini ujya Nyamata wari igitaka, mu gasantere kitwa Kariyeri, aho bari bateguye imodoka zishobora gutwara abantu bakomeretse cyane. Nuko nanjye bakira mu modoka bantwara Nyamata, aho bari bateguyeho gutangira kutuvurira ibikomere. Mwarakoze. Ntabwo natinze ngewe aho ngaho aho batuvuriraga. Inkotanyi zifatanyije n'umuzungukazi Maria Pia Famfani, yari inshuti y'u Rwanda, banyohereje hamwe n'abandi bana kutuvurira mu Butaliyani. Twagiye mu Butaliyani baratuvura. Ndashimira igihugu cyacu ko bakomeje kudukurikirana kuva tugezeyo, ndetse tumaze gukira neza badufasha no kugaruka, nubwo hari abandi bahezeyo. Twaragarutse tugera mu gihugu, dusanga aba baraduteguriye buri kimwe cyose. Njye nibwo namenye ko hari barumuna banjye 2 bahari barokotse. Ntangira ubuzima rero nabo, ubuzima butari bworoshye, ariko nanone bworoshye kubera ko ubuyobozi bwari bwarateguye buri kimwe. Mu kubaka igihugu bushya no kubaka abanyarwanda, ntabwo imfubyi zibagiranye, bazigize iza mbere, zihabwa amashuri ziriga. Nanjye rero nishyuriwe amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza n'ikigega FARG cyafashaga abatishoboye. Ubu ndishimira ko ndi umwe mu babasha gutanga umusanzu mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Ntago narekeye, nakomeje gutekereza ku mateka mabi nanyuzemo, nza kwiyemeza kwandika igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye burambuye,
ariko kinarimo urugendo rwo kwiyubaka, icyizere no kwihangana byangejeje aho ngeze ubu ngubu. Byose mbikesha imiyoborere y'igihugu cyacu. Narashatse, mfite umugabo n'abana 4, turi umuryango mwiza kandi unyuzwe. Ndashimira ubuyobozi bwacu ko uyu munsi dufite umutekano uhamye, nta muntu ukirara mu bihuru kandi afite urugo rwe. Ndashimira kandi ubuyobozi ko buri gihe mutuba hafi, cyane cyane no mu bihe nk'ibi twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Biradukomeza nk'abacitse ku icumu, nk'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Mwaduhaye ijambo mu ruhando rw'amahanga, tuzakomeza kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda, twirinda icyakongera kuducamo ibice kugira ngo tutazongera gusubira mu mateka twanyuzemo. Tuzatoza abana bacu gukomeza kubumbatira ubwo bumwe nk'uko mubidutoza. Ndasoza mbashimira kandi nshimira Imana yo yabidushoboje, ndayibaragije. Dukomeze twibuke twiyubaka.